Ku mugoroba kuri uyu wa kabiri nibwo amakuru yamenyekanye ko umwe mu basanzwe bakora urugomo bazwi nk'ibihazi yapfuye yarashwe na polisi azamuye umuhoro ashatse kurwanya inzego z'umutekano. Abapolisi baragiye n'abasirikare babahiga ahantu bari, noneho bo bagira gutya bashaka kwica umwe mu bahabahigaga nyine bo b'abasirikare. Bo nyine umwe bamurashe arapfa, undi bamurasa akaboko, we ntago yapfuye. Byabereye mu kagari ka Kagina, umurenge wa Runda, mu karere ka Kamonyi, aho abiyita ibihazi bari basanzwe bakorera mu murenge wa Ngamba bamenye ko inzego z'umutekano ziri kubashakisha, bakajya kwihisha mu bisheke byegereye uruzi rwa Nyabarongo mu murenge wa Runda, kugeza ubwo inzego z'umutekano n'abaturage babasanzemo. Babyutse bidegembya hari ku mugezi bari mu gusharura imihoro hasi. Mbabonye ngiye mu murima, abandi barambwira ati baraye bakoze ibidega, atirukanka batagutema. Nuko bahavuye nibwo bahungiye muri Runda, baje kubashaka abasirikare n'abapolisi babasanze muri Runda aho ngaho. Rero nubwo bwakeye nyine ejo kuri uwo munsi ubuyobozi nibwo bwaje twirirwa tubahiga iyo ngiyo bagiye mu bisheke, habasha kubonekamo bakeye, abandi bungu baracyari mu buhungiro ntabwo turababona. Usibye umwe wabonetse ashaka gutema mu muyobozi aho duhagarariye afande, niko kwita amurasa ko yaragiye kumutema. Tumufate nyine yari yihishe mu bisheke afite n'imbwa. Ubwo rero kubera ko twari twatangatanze hose tukumuhiga, ubwo rero afande amuguyeho azamurumura agiye kumutema rero nuko byagiye. Vuga ngo n'ubugingo buhoraho Mutesi ntabwo afite. Kugeza umunsi azasanga nk'umutambyi akansaba imbabazi. Pastor abihanuye. Kugeza umunsi azatera intambwe akansaba imbabazi, igihe cyose ataransanga ngo ansaba imbabazi, nkurahiye iba Imana ihoraho nta bugingo. Nyakubahwa Bishop Rugagi, uri umuvugizi w'Imana. Ese ni wowe nzira abantu bacamo bajya guhabwa imbabazi n'Imana? Ubugingo buhoraho tuhererwa mu izina rya Bishop Rugagi. Ibi ni iterabwoba tubayemo imyaka myinshi abakristo. Ndabizi neza mu magambo Rugagi yavuze mu kiganiro, yavuze ngo icyatumye adashobora kwataka Scovia Mutesi nuko ari umudamu, ariko ngo nagira umugabo ubikora we bazihanganira. Njyewe rero ndi umugabo, kuko ibi ni ibintu aba bishop benshi, aba profete benshi, aba pastor benshi bishema abaturage, bishema abakristo ku rwego ruhambaye. Ibi ndabivuga umutima wanjye ukomeretse cyane, kuko mbiziranyeho n'abakristo benshi baba mu marira n'agahinda katagira ingano, gatewe n'amagambo babwirwa n'abiyita abakozi b'Imana nk'aba ngaba. Ariko ntabwo Pamphile mbuzwa ubugingo buhoraho no kukuvugaho, kuko hari ikintu mwatwubatsemo abiyita abakozi b'Imana, uwuvumye ngo aravumika. Niba muvuma kuko bigafata, nice hano imbere kamera nkoze ibi biganiro, abapotere muri mu Rwanda, aba bishop, aba profete, aba padiri, aba pastor, mwese nimuteranye umuvumo wanyu mumvume tureko bikunda. Umuntu rero kwitoraga wango no ngo nta bugingo buhoraho Pamphile afite, kubera ko wanyubahutse, wantutse, wubahutse umukozi w'Imana, wagize gute. Ntabwo muri abakozi b'Imana, muratubeshya. Nta mukozi w'Imana ushaka gutinyuka kuvuga amagambo nk'aya ngaya, ntabwo bibaho. Nibyo mwirirwa mudutekaho imitwe, ariko iryo ni ikinyoma cya Satani. Bishop Rugagi ntabwo uri umutambyi, n'undi uwo ari we wese ntabwo muri abatambyi. Icyakora uko mvuze ni ukuri kwa Bibiliya, ariko mukundi kuri mushobora kuba muri bo, kuko mutamba ubugingo bw'abantu kwa Satani. Bishop Rugagi, wakoze ibyaha byawe ku giti cyawe, wibebeshyera Imana. Si Imana yagutumye iyi ndahiro ngo ndavuga ukuri, umukozi w'Imana, umutambyi, ngo Scovia ntazabona ubugingo, ngo aramutse ataje kunsaba imbabazi. N'ubu nkora ikiganiro Scovia yapfa, aramutse apfuye ntazize umuvumo wawe. Ahazajya hose bazamuvuga, nese uzamuvuga wese azavuga ati nutaza kunsaba imbabazi ntuzajya mu ijuru. Pastor agomba kwihangana, ukurakaye ntuma n'urumuriro. Wenda icyambabaje nyamukuru nuko kariya kantu mwakaseho yambaye n'umwenda w'umutambyi, ariko yavuze ati ntabwo nyansubizanya na Satani. Ntabwo yaba yavuze ijambo ribi, ahubwo nanamusaba ahari
ko ibiganiro byose biri kumukorwa hatazagira icyo asubiza. regio ifite ibibazo muri iyi minsi bashaka cyane ni Grand Lac. Donc Grand Lac abayobozi bayo bari bakwiye gukanwa kuba eveye bakamenya yuko ubu ubusishaka kubafata bafite ariyo cible muri iyi minsi. Noneho abaperezida nk'abariya nk'ibyo nakubwiraga abantu bose ntibashyigikire biriya perezida wa Kenya ntibamushyigikire. Naho ubundi barebye nabi abaze ya Kenya Grand Lac yose yaguma ari mu ntoki zabo. Hari ibihugu bifite icyizere, hari ibihugu biriko birabacika muri Grand Lac, notama RDC, Uganda biriko birabacika. Ahubwo ngubu na Tanzania barayishaka. Ariko rero ukunda kuvuga yuko kuvuga ngo ibihugu bya Afurika byacika sida bitishyize hamwe ko bigoye. Oya nuko kwishyira hamwe nuko ubundi kunda kubwira. Kudashyigikira ugiye hariya niko kwishyira hamwe. Niba nk'ubu Tanzania